niba ugira ubwoba ndakwinginze iyi video yiri kugende we kwirirwa uyireba. Dutangiye umukobwa afite urusaku rwinshi cyane ndetse yararimo gusakuza cyane, birasa nkaho arimo kuribwa. Ni umukobwa mwiza twabonye, gusa aho bwakereye umukobwa no kwiyegura ngo ahagarare ntabwo byari birimo gushoboka. Icyatumaga umukobwa asakuza, amaguru yiwe yose yararimo arahinduka ikiyoka. Ndagira ngo ukurikire filime witonze, birababaje cyane kandi biteye n'agahinda. Uyu mukobwa amaze igihe kirekire cyane arwaye, gusa uyu munsi yaje kuba yahinduka inzoka. Noneho iwabo babonye amaze kurwara ndetse no gufatwa n'uburwayi, baragenda bamujugunya mu shamba ahantu hari ikizu kinini gishaje ndetse kimeze nk'igisare. Gusa byari ngombwa ko ari ukugira ngo atazabarya. Nk'uko urimo kubibona, umukobwa uri aha ngaha yarirangije amaguru ye yose akagenda avaho twese tureba. Uyu mukobwa ni ibintu birimo kumutangaza. Ndagira ngo ukurikire filime witonze, ndagira ngo nkwibutse gukanda subscribe, ndagira ngo nkwibutse gukanda like, share ndetse na comment. Byarangiye umukobwa umwenda yari yambaye umuvuyeho ndetse barakwereka amaboko yiwe n'uyu yatangiye kuba yafatwa n'uburwayi. Uyu mukobwa mu kanya gato nk'ako guhombya abashe kuba yahinduka inzoka. Buriya ubuzima ni ubusa, mwa bantu mwe nimukazajye mwirirwa mwirata umubiri, so n'umubiri ni ubusa. Reka nkwibutse tubane, niba nta mutima mu bintu uze kugenda udasiga agatima muri comment, ntuze kugenda udakanze subscribe. Barakwereka umukobwa ibi bikimara kuba yarirangije arabyakira, nta yandi mahitamo yari afite. Ikiganza cye cyose cyaragiye gihinduka inzoka nk'uko urimo kubireba, agira amajanja. Nyagasani, ndagira ngo tubane. Wakibaza ngo ibi byose biraza kugenda bite? Ese uyu mukobwa nyuma yo guhinduka inzoka n'izihe ngaruka ari buze kuba yateza? Umukobwa yahindutse ikiganza gihinduka inzoka ndetse kirongera kiba umuntu muzima, kirongera kiba icy'umuntu muzima. Gusa akomeza kuvuza induru ndetse aguma no gusakuza. Gusa yarangije guhinduka inzoka, nta maguru akigira ndetse afite ururizo rurerure. Ni inzoka kandi iteye ubwoba. Yararangije atangira kugenda ari kuruta nk'inzoka nyine, nawe urimo kubyumva. Nk'umuntu wari umaze guhinduka, yararangije araryama, acika intege, arasinzira, arongera arakanguka. Gusa akanguka arimo kureba nk'inzoka nk'uko turimo turabibona. Nyagasani, ndagira ngo tubane. Barakwereka ibyo birimo kuba, hari uwo barimo kutwereka amaguru ye cyangwa se kimwe ibirenge birimo kugenda bisatira mu ishyamba aho uyu mukobwa w'inzoka aherereye. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mukobwa uko aryamye aha ngaha agakomeza kumva induru, agakomeza kumva imirindi, akarushaho kurakara. Urimo kuza baramutweretse ni umuganga. Ese hari ikintu aza guhindura kuri uyu mukobwa cyangwa se mu kimwe araza kumwirenza? Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Uyu nguyu uko arimo kumva imirindi arimo kurushaho kurakara, haje umukobwa w'umuganga, agakobwa keza cyane ndetse agakobwa kitonze kandi kiturije. Muri ubwo buryo kaza kinjira muri cya kizu giherereyemo umukobwa w'inzoka. Buriya iyo umuntu yagize ububasha bwo guhinduka, aba yagize n'izindi mbaraga zidasanzwe. Yararangije areba ahantu asanzwe aza kuvurira umukobwa, ahantu asanzwe aza agasanga umukobwa aryamye, arebye matera asanga ni ubusa, asanga nta kintu na kimwe gihari. Niko kwibaza ati uyu mukobwa yaba yagiye he? Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Yinjiye mu kisare kiri aha ngaha mu kizu aho bari barashize uyu mukobwa kandi basanzwe baza kumuvurira. Yinjiye afite ubwoba. Mu kubona umukobwa atarimo kumubona, yagiye afite ubwoba, agenda arimo kurunguruka nk'uko urimo kubibona. Yagize gutya arahengeza, hari icyo yabonye kidasanzwe. Uyu mukobwa yikangamo, yagiye kubona abona umukobwa yahindutse inzoka ndetse yahindutse inzoka itari ntoya, inzoka nini cyane. Niko kuvuga ati Patri la Yesu, mu izina rya Yesu. Ndagira ngo tubane. Arangije abona inzoka ishaka kumunzira,
ndetse no kumurya. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Iyi nzoka yavuyeyo n'ubukana, umukobwa yavuyeyo n'ubukana, uyu nguyu yabirebye niko kuvuga ati reka reka, atangira gukiza amaye. Iyi nzoka ikomeza kugenda imwirukankaho. N'uwo mukobwa wahindutse inzoka ntabwo ari inzoka. Yageze ahangaha muri kino gisare asanga umukobwa yahamutanze sasa. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Araza kumukizwa n'iki? Yageze ahangaha aho yarasanzwe amusanga, ndetse aho yarasanzwe aba asanga niho yasubiye n'ubundi. Ndagira ngo ukurikire. Yaramwitegereje neza, abona uruhande rumwe n'umuntu, ndetse gusa abona uyu mukobwa afite ubwoba. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Arangije abona nta gukomeza kugenda yirukanka, ahubwo atangira kumwegera nk'uko urimo kubibona. Ndabonye atari uwo kugira ubwoba, n'ubundi niwe muganga wari usanzwe umwitaho. Uyu muganga yararangije areba mu kirere, aruhutsa umutima. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Aho yamubonaga cyangwa se mu kimwe ubwo yamubonaga, yabonaga isura ye yahindutse. Niko kumubwira ati ntugire ikibazo, ibintu byose biraza kugenda sawa. Noherejwe n'ababyeyi bawe nk'ibisanzwe kugira ngo nze nkuvure, ndetse kugira ngo nze ngufashe kumera neza, kandi ntugire ikibazo, byose biraza kugenda sawa. Ubwo barakwereka uyu nguyu yahise amwasamira. Uyu mukobwa wahindutse inzoka yahise amwasamira, ndetse ni ngombwa kuvuga ati nta muntu nkeneye iruhande rwanjye, ndetse buri muntu wese uzigerageza kunyegera ngo ari kumfasha nzamurya nyagasani. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ubwo rero kubw'iyo mpamvu aka kanya nayo ntabwo ufite kuba wamva mu biganza, nawe ngiye kukurya. Umukobwa atangira kuzegera uyu muganga. Uyu muganga niko kumubwira ati oya, ntabwo wabikora, kandi urumva wabikora koko? Ndagira ngo tubane. Gusa uyu nguyu yararangije aramwasamira, ndetse amwereka ko nta mikino afite. Niko kuvuga ati niye mpamvu ntabikora, ahubwo se ko narangije kubikora nk'uko urimo kubireba. Uyu nguyu niko kuvuga ati reka nkwiteho, wongere uze gusubira ibuntu, wongere uze ku muntu muzima. Gusa barakwereka uyu mukobwa yararangije asimbukira uyu muganga, atangira kumuniga. Umuganga atangira gusakuza avuga ati wandetse, iyi nzoka ifite ububasha bwo kugenda igahagarara, ndetse igahagarara mu kirere, yarangiza akagenda akagukorera icyo ashaka. Yararangije atangira kunigagura uyu muganga avuga ati ntabwo wakabaye watekereje kuza ahangaha, n'ubundi mwaje kunjugunya mu ishyamba kugira ngo ntazagira uwo nangiriza. Ubwo rero aka kanya n'ubundi ngomba kukangiza kuko urimo urabibona. Gusa muri iryo shamba barakwereka hari abarimo kuza birukanka. Birasa nkaho baje gutabara cyangwa se mu kimwe ari bamwe mu baba barinze uyu mukobwa uri muri ino shamba. Gusa bategetswe yuko bagomba guhita bamwica mu gihe cyari cyo cyose ari bari kubona yuko ari kubangama. Ubwo umuganga baramunize, iyi nzoka yarakugendeye iramuniga koko. Uyu mukobwa avuga ati wandetse, wambabariye ukandeka. Barakwereka abaje birukanka bahagereye igihe ataramunogonora, ataramurangiza, barangije baza kumuteruraho. Aka kaganga bari bamaze kukagira ifu, bari bamaze kukagira inoge, ibyo kari karimo kwigira. Niko kuvuga ati umva, urabizi yuko twahawe itegeko ko mu gihe cyari cyo cyose uzaramuka ubangamye uzicwa. Gerageza wigire nk'umuntu, gerageza wirengagize icyabaye. Uyu mukobwa niko kuvuga ati ntabwo nzigera nihanganira buri kiremwa muntu. Arangije arabanaga, afite imbaraga nyinshi cyane. Nawe tekereza umuntu wahindutse inzoka, wibaze ngo uyu muntu afite imbaraga zingana iki. Umukobwa yarahagaze, atangiye guhangana na buri kiremwa. Arangije yitegereza kano kakobwa k'akaganga nk'uko urimo kubibona, kararangije karakanguka. Uyu mukobwa uko yakangutse n'abandi barakangutse baramwitegura. Ubwo barakwereka uyu muganga rero yararangije arahaguruka. Gusa uyu mukobwa w'inzoka aramwasamiye, yararangije amwereka icyari cyo mama we. Abarahangaha bose bageze mu bwo babikangamo, yaberetse icyari cyo. Uyu mukobwa uretse no kuba ari inzoka ni zombi. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Nakubwiye ngo niba ugira ubwoba hagarika kureba iyi video, reka gutegereza ngo irangire. Umukobwa yaberetse yuko ari zombi. Abaranga bose bagize ubwoba,
ndetse niko kubona nta kintu batahangana n'uyu mukobwa. Arangije arongera yisubiza isura, ariko nanone arabiyeretse. Bararangije bacaho baragenda barahunga. Nk'uko urimo kubibona, muganga nawe ati nanjye ngomba gukizwa n'ayanjye, Imana yarayampaye kandi yarayampaye ngo nyikoreshe akamaro kayo. Niyo mpamvu nanjye ngomba kwirukanka. Gusa batarajya kure, umukobwa yararangije aravuga ati ndabaziye. Buri kiremwe cyose cyagerageje kumbangamira, ndetse buri wese watumye ngera muri rino shyamba ntabwo azigera risohokamo. Aba ngabo barimo kugenda bageze gutya baramubona. Umukobwa yarabazonze. Ndagira ngo ukurikire, ese biraza kugenda bite? Biraza kurangira bite? Barakwereka umuganga nawe arimo kwirukanka. Ageze aho yarimo kwirukankira asanga inzoka yahamutanze. Niko kuza yirukanka yerekera aho aba ngaba bari. Ni abasore babiri ndetse n'umuganga. Uyu mukobwa wahindutse inzoka ngo bamwita nayo, nk'uko urimo kubibona. Ndagira ngo tubane. Reka nkwibutse, niba wakunze iyi nkuru ntuze kugenda utanditse subscribe, udakanze subscribe, ntuze kugenda udasize agatima muri komenti, ntuze kugenda udakanze like. Barakwereka muri iri shyamba hari abandi bantu barimo kugenda barigeramo. Ndagira ngo ukurikire uko barimo kuza birukanka. Rero barimo kuza basatira begera ahantu ibi byose birimo kubera. Bafite imbunda ndetse bafite n'ubuhiri. Birasa nk'aho batumweho, birasa naho bahawe itegeko ngo baze bice iki kibi. Uwahindutse ikibi niwe baje baziye. Ni abasore babiri, ndetse niba ari babiri gusa ntabwo tubizi, ariko turababona ni benshi. Harimo n'umukobwa, nk'uko urimo kubibona. Baje begera igipimo, baje bashakisha igipimo, bashakisha ahantu uyu mukobwa aherereye, ndetse binjira nk'abasirikari batojwe. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Uko barimo kuza binjira, barimo kuza berekera ahantu ibi byose byabereye. Barimo kuza berekera mu gikorodoro, ndetse ariho hari cya kintu kimeze nk'igisare, kikaba aricyo kizu kibamo wa mukobwa twabonye arimo guhinduka inzoka. Ndagira ngo tubane. Barakwereka abangaba baje birukanka, baza basatira, baza bafite igipimo bagira ngo bahite barasa, kuko bahawe amakuru y'uko ibintu bitoroshe. Ese baraza guhangana n'iyi nzoka bayitsinde, cyangwa iraza kubanesha? Niba utagira ubwoba byonyine nibyo nshaka kugira ngo ube wubereje, kugira ngo tube twabona iyi nkuru mpaka irangiye. Barakwereka abangaba bose baratatse, ndetse baje gushakisha bagira ngo bafate uyu mukobwa wahindutse inzoka, abaze kuba bamuhitana. Reka nkwibutse, uramutse ukeneye kwamamaza ku nkuru zacu, watwandikira kuri iyo nimero ubona imbere kuri screen 0798 3289 14, maze ukaduha proje zawe tukazimenyekanisha. Byose kandi turabikora, turamamaza buri kimwe cyose. Reka dukomeze filime yacu. Barakwereka aba ngaba barakomeje baragenda barashakisha. Barimo kuvuga bati tugomba kumubona, ndetse bamubuze mu nzu nk'umuntu wahindutse ikibi. Niko kuvuga ati ahari aho yaba ari mu shyamba. Batangira kugenda bakomeza bashakisha. Koko ese amaherezo y'ibi bintu araza kuba yahe? Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Bagenda bareba muri buri kizu cyose kiri aha ngaha mu ishyamba. Niba urimo kubibona, aha hantu bari cyangwa se mu kimwe iri shyamba barimo ni ishyamba ryahozemo ikigo cya gisirikari, kandi urabizi ahantu hahoze ikigo cya gisirikari haba hagomba kubaho ibizu byinshi cyane. Niyo mpamvu rero urimo kugenda ubonamo amazu agiye atandukanye, ndetse yo mu bwoko bwinshi. Umukobwa yararangije kurwanya bariya, aza kwitsimba aha ngaha. Babandi niba yabashize ntabwo tubizi, ubanza yabarigishije cyangwa se mu kimwe akaba yabariye. Twe iyo twabonye nuko twasize ahanganye nabo. Barakwereka uyu musore urahanga yararangije arabyitegereza. Sasa agize gutya abona umukobwa. Uyu mukobwa niko kuvuga ati sasa rero nari ntegereje buri muntu wese uri buze guhangana nanjye. Ese ubundi ni ukubera iki muri kungendaho? Mwandeka ngiye ubwanjye, mukandeka njyenyine. Ariko nyine birasa nkaho ababyeyi b'uyu mukobwa ari bo bantu barimo kumutumaho abicanyi, kugira ngo atazabasebya cyangwa se kimwe atazagaragara yuko ari ikibi cyahindutse inzoka. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mukobwa uri aha ngaha yarababonye. Sasa
atangira kubakwepa. Yari arimo kugenda nk'umuyaga. Aba ngaba barakurikira bari mu ishyamba hagati. Ndagira ngo ukurikire filime witonze, biraza kugenda bite? Ese ibi ngibi byose biraza guherera he? Ubwo umukobwa yararangije abazana ahantu sasa hisanzuye, ahantu ari buze kuba yakwirwa we n'ikiyoka cyiwe, ahantu umurizo we w'inzoka uri buze kuba wakwirwa kugira ngo abone uburyo yakirwanaho. Nk'uko urimo kubibona, aba bageze ahangaha sasa basanga umukobwa yabategereje, ndetse uyu mukobwa afite uburakari kandi bwinshi ndetse bukomeye cyane. Ntabwo nzi ngo niki cyamubabaje, ariko ngo kuba baramufashe bakagerageza kumushyira mu shamba, bakamushyira ahantu ha wenyine, ndetse ikirenze n'icyo ngicyo bakazajya bagerageza kuzana abantu bo kwica uyu mukobwa. Barakwereka sasa baramuzengurutse bose, ufite ubuhiri ndetse ufite imbunda n'ufite inkoni, bose barahari. Barakwereka umukobwa twabonye avukana n'uyu mukobwa wahindutse inzoka bamwita Nayi. Barakwereka uyu yarangije aramwegera gake gake. N'abavandimwe ni babiri baravukana, dore ukuntu barimo kurebana, gusa umwe ni mukuru undi akaba ari muto kuri we. Ni ko kumubwira ati ntabwo ukeneye kubaho, ntabwo ufite kongera kubaho kuko warahindutse ndetse uhinduka ikibi. Nk'uko urimo kubibona, uyu mukobwa yahindutse inzoka ndetse afite n'ishusho y'ubuzombi. Niko kumubwira ati umva, nzabaho kandi ndatekereza mwese ngiye guhangana namwe bikaza gukunda. Ntabwo mwakabaye murimo kungendaho cyane, mwakabaye muri kundeka kuko n'ubundi mwarantereranye. Umwe afite inkoni undi akagira ubuhiri, ndetse undi nawe afite imbunda. Uyu nguyu buri kimwe cyose aragerageza gukora, baraza guhita bamurasa. Niko kuvuga ati ese ubundi kubera iki mutandetse? Arangije atangira kubwira abangaba ati mwe muri kwivanga mu bintu mutazi, ndetse ntabwo mwakabaye murimo kuza kumpiga no kunshakisha. Gusa ufite imbunda dore uburyo arimo kumurebamo nta mpuwe, aragerageza kugira ikosa yakora, baraza kumuturetsa ndetse no kumurasa. Barakwereka uyu mukobwa niko kuvuga ati twatumwe na papa wanjye, kandi nanone ibi bintu nibyo nari nshaka. Ni abavandimwe, ndetse uyu nguyu niwe wamuroze kugira ngo aze kuba yahinduka bigeze ahangaha. Ati ntabwo nigeze nkwishimira, urumva neza? Mbere yuko ibi byose bibaho, urabizi yuko wari witaweho cyane. Ndagira ngo ukurikire. Ubwo rero kugira ngo uyu mukobwa atabasha kuba yagumya kwitabwaho, uyu niwe urimo kugerageza gutanga itegeko ngo bamurase. Yatanze itegeko sasa, arangije aza kuba bamurasa. Ndagira ngo ukurikire filime witonze, aba bantu nta mikino bafite. Ndagira ngo ukurikire. Yarababwiye ati rasa. Umukobwa yararangije aramurasa. Uyu nguyu yarangije ava n'ubuhiri, ategereje ko bamuha itegeko ngo abashe kuba yamukubita inkoni. Ndagira ngo ukurikire filime witonze, gusa bataragira ikintu bakora. Barakwereka hari uwaje arimo kuvuga ati stop, byose ni mubihagarike byose. Ndagira ngo ukurikire filime witonze, uko uyu nguyu arimo kurwana n'isasu ndetse arimo kubabara. Hari uwaje aza avuga ati ni mubihagarike byose, ntabwo nshaka kugira ngo bibe bigeze aho ngaho. Ni umusore, ndetse umusore muzima, gusa icyo turimo kubona uwe iminwa yiwe ntabwo isa n'abandi bantu basanzwe, ahubwo isa n'uyu mukobwa wahindutse inzoka ndetse akaba yahindutse n'izombi. Uyu mukobwa akimara kubona uwuje, yararangije atangira kwigirira confidence, atangira gutekereza yuko byanga bikunze hari umuntu ukiri kumwe nawe. Ndagira ngo tubane. Umusore waje ahangaha yaje ababaye ndetse aza afite agahinda. Ntabwo nzi icyari kimubaje ngo ni iki, gusa mu bigaragara byose ikimuteye agahinda ni ibiri kuba kuri uyu mukobwa. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ndagira ngo nkwibutse gukanda subscribe, ndagira ngo nkwibutse gukanda like, ndagira ngo nkwibutse gukora share, ndetse niba wakunze ibyo dukora ntuze kugenda udasize agatima muri komenti. Barakwereka uyu mukobwa uri ahangaha bari bagiye kumurangiza. Uyu urangije arababwira ati mwese mbare gatatu mbare kabiri, nakibabona ahangaha ibi byose murimo gukora muzabyishurira mwabakinga. Uyu nguyu murimo kugerageza guhiga ndetse no kumurasa gutya, mukagerageza kumutererana ndetse mu biharimo, mwibuke yuko ari umugore wanjye. Ubwo uyu mukobwa yatangiye gutekereza ati se byibura umugabo wanjye aracyankunda.
nyagasani. Ndetse uyu mukobwa baroze akaba yarabaye gucya, yarasanzwe ari n'umugore. Uyu mugabo niko kuvuga ati urukundo rwanjye rwa nyarwo ni urunguru, ngomba kubana nawe mu gihe cyose ari mu bibazo, kandi nari naramubuze bigeze angize amahirwe ndamubonye. Ubwo batangiye guhangana, uyu mukobwa ati ntabwo ushobora kuba wanyitambika, kandi ntabwo ushobora kuba wandwanya, kuko urimo kubona mfite abagabo banjye, mfite aba bodyguard, nuza kuzana byinshi cyangwa se nugerageza kuzana ubugoryi ndatanga itegeko nawe bakurase. Ubwo uyu mukobwa, uyu musore niko kumubwira ati nanjye dore hari uwo nishengekirije kandi hari uwo mfite, urumva neza, itegereze neza hakugiriye, ntabwo tuzi ngo ninde arimo kumwereka, nkuko urimo kubibona hari uhari, ndagira ngo tubane. Ati uyu nguyu niwe ugiye kuba yagerageza kwita ku kibazo cy'umugore wanjye, kandi niwe ugiye kubirangiza byose. Uyu niko kuvuga ati byose birarangiye. Ati kuko nawe ndimo kumubona nk'umuzimu, nawe ndimo kumubonamo nk'umuzimu, ndetse nk'umugore wawe, umugore wawe nawe ni uwo muzimu, nuriya tubona nawe ndimo kubona nk'umuzimu. Ati ntanze itegeko uyu mukobwa mumurase, nayo mumurase. Uyu nguyu yarangije akure y'imbunda afata ku mbarutso. Mu kurasa barakwereka umugabo witwa Masi yararangije yitambika isasu aba ari we rifata. Ndagira ngo ukurikire filime witonze, buriya urukundo rwa nyarwo rubaho. Uyu mukobwa yari azi yuko ibyiwe byose birangiye, gusa umugabo we aramwitangiye baramurasa, niko guhamagara ati Masi. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Arangije aramwegera, abafite imbunda abiteguye kuba bakomeza kuba barasa. Barakwereka uyu nguyu rero sasa waje uhagarariye yatangiye kuba yasekamo, ndetse we ibyiwe ntabwo bisanzwe, akomeje kuzana akamwenyu mu bibazo, ariko ari guseka, ntabwo turamenya ngo ni muntu ki. Barakwereka uyu mukobwa yaje ahangaha aza kuvuga ati Masi wigenda, Masi winsiga, ndagusabye gumana nanjye. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Barakwereka uyu mukobwa w'inzoka yararangije arasakuza cyane, niko kuvuga ati buri wese wabikoze, buri muntu wese ugize uruhare kuri ibi ngibi, urukundo rwanjye rwa nyarwo murarwangije, niyo mpamvu nanjye ngiye guhangana namwe. Masi ndagusabye kanguka, ndagusabye banza ukanguke, ndagusabye banza ukanguke, nk'uko turimo kubibona. Barakwereka uyu musore rero urahangaha hasi, niko kuvuga ati gerageza ubikore ndetse rwana nabo, niko kuvuga ati reka nkwereke icyo gukora icyo ari cyo. Sasa uwicaye ahangaha ndetse ari we muntu urimo kugerageza gutanga imbaraga, ari no kubareberera, yararangije we arabyitegereza. Uyu mukobwa niko kuvuga ati mwaba Karitasi mwe, kuva muri iri shyamba muri bazima, mubibabare nk'amahirwe y'ibihe byanyu byose. Ati kuba mwava muri iri shyamba muri bazima ntimubifate nk'aho ari ibindi bintu birenze, ahubwo mubibare nk'amahirwe, ntimubifate yuko ari kubw'imbaraga zanyu. Yararangije avayo ndetse azamukana ubukana, aba bitegura guhangana. Sasa barangije bararebana gutya muri buno buryo. Barakwereka uyu mukobwa niko gusimbukira ka karumuna ke, aragafata atangira kukaniga, gatangira kubwira abati murimo murakora iki, ese murimo kureba ibiri kumbaho? Ati ni mu ntabari. Ubwo uyu nguyu yarangije atangira gukaraga umurizo we w'inzoka, atangira guhangana nabo, atangira kubakubita amakashi atabakozeho. Ubwo ni ukuvuga ngo birasa nkaho uyu mukobwa yari yabihanganiye, kandi mu kintu yashobora yagerageje kuba banira neza, akomeza kuniga aka gakobwa. Urahangaye yafashwe na rubaga impande, ndetse yari yakubiswe bya nyabyo. Uyu mukobwa niko arimo kuvuga ati mwabikora kimwe, nabazanye ahangaha kugira ngo mukore iki? Uyu baramufashe bamunaga hasi. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Baramufashe baramunaga. Sasa uyu mukobwa wahindutse inzoka arangije amwenyuramo, ka gakobwa kararangije karirukanka. Aho karimo kwirukankira niho wa mukobwa yicaye, ndetse twabonye urimo kugerageza kuba yafasha iyi famiye. Uyu niko kuvuga ati nzagerageza guhangana na buri umwe wese uzagerageza kumbangamira ndetse no kubangamira imibanire yanjye n'urukundo rwanjye rwa nyarwo, ndetse na famiye yanjye nyine mu buryo bumwe. Barakwereka uyu nguyu yararangije arakanguka, gusa uyu mukobwa nawe aka kanya yaraje kuba yakicwa.
ndetse baratwereka ahangaha undi urimo guseka, ndetse bavuze yuko uyu nguyu ari ugomba kuba yamufasha kandi akamufasha kugira ngo aze kuba yakira ahinduke umuntu muzima. Ariko uyu mukobwa niwe uravuze ati ngiye guhangana nabo, reka dutegereze niba hazabaho ikindi gice cya kabiri. Ndetse yari Fabrice nk'ibisanzwe ubakunda cyane kandi bahoza ku mutima, reka tuzongere duhure, ciao ciao.